Ndongeye ndabasuhuje, nitwa Hagirimana Theophile, iyi channel yitwa Ndabakunda TV. Amasomo tumaze iminsi twiga, ubushize muzi ko twize isomo rijyanye no gufata amagambo ukayahuza n'amanota. Buriya rero mu muziki harimo ibintu byinshi. Uyu munsi tugiye kwiga ku bijyanye n'ibimenyetso byo bita les signes divers, cyangwa se ibimenyetso bitandukanye bishyirwa kuri kopi z'indirimbo. Mujya mubibona abantu bareba kopi y'indirimbo, hari usanga akamenyetso runaka k'inyuguti runaka ukibaza icyo gasobanuye, ariko buriya kiba gihari kandi kaba gafite icyo gashatse kukubwira, ndetse n'itegeko kaguhaye ryo gukurikiza bitewe n'umwanditsi uba waranditse iyo ndirimbo. Ndashimira rero abantu mwese dukomeza kubana hano kuri iyi channel mu muziki, nabashishikariza ko niba hari umuntu wara atarakanze subscribe nawe yayikanda kugira ngo dukomeze tubane. Nshimira abantu mwese mwamaze gukora subscribe n'abampa ibitekerezo inshuro nyinshi mbigenderaho. Ndashimira abantu bambaza n'ibibazo, ariko kandi ushobora kuba ufite inyunganizi, ushobora kuba ufite igitekerezo, ushobora kuba ufite ikibazo, ushobora kuba ufite n'inama, cyane nk'abantu bamwe musanzwe. Ndabizi ko hari abantu biza aya masomo bayajajanze, bazi ibintu bijyanye n'umuziki, ku buryo hari n'igitekerezo wampa cyangwa se inyunganizi cyangwa inama nkaba nayigendera. Mwese rero comment yari yose wampa ndayakira, kandi nkayakira na yombi nkayisoma. Niyo yaba inenga, wenda hariho ibyo unenga bitameze neza, nabyo nta kibazo, urabyemerewe, ariko ntugendera aho ngaho, ugakora like, share, ndetse kandi ugatanga n'inyunganizi. Reka noneho rero twihuse turebe ibi bimenyetso bikunda gukoreshwa kuri kopi z'indirimbo. Noneho turafata bimwe muri byo by'ingenzi bikunda gukoreshwa, nawe nuzajya uhura nabyo umenye uko ubyitwaramo. Reka noneho turebe mu ncamake ibi bimenyetso twari turimo tuvuga. Turareba hano banditse les signes, les mouvements, donc ni nuance, les mouvements et les signes divers. Yego, les nuances, les mouvements et les signes divers. No kuvuga nuance niko kantu tugiye kumaza kurebaho mbere na mbere. Nuance ni uburyo ushobora kuririmba cyane cyangwa se ukaririmba buhoro cyangwa se ukaririmba biringaniye, ni uburemere bw'ijwi. Mouvement yo ni ibijyanye n'umuvuduko, uko ukoresha umuvuduko runaka bitewe n'uwo baguhaye ku ndirimbo uri kuyiririmba. Hakaza noneho na signe divers, ni ibimenyetso bitandukanye bishyirwa ku ndirimbo. Reka turebe duhereye noneho kuri les nuances. Les nuances twihuse, hano harimo tableau y'ibimenyetso bigiye bitandukanye kuri nuance. Nuance hari ahantu ku ndirimbo ushobora gusanga hari pa cyangwa se pe, biterwa no gushaka kuyisoma. Icyo gihe mu magambo arambuye bayita piano, ariko wowe uzasanga bagashyizeho konyine kano ka pa, kazaba kagusobanurije, kakubwira ngo hano ririmba buhoro. Hariyo bita noneho pianissimo, ni zino pa ebyiri. Pianissimo bisobanuye ko ugomba kuririmba buhoro cyane. Hakaba iyi ngiyi bita MF cyangwa se mezzo forte. Mezzo forte yo noneho uririmba mu buryo uringaniye ijwi, ni nka kimwe cya kabiri. Hakaza noneho iyo bita forte, iyi F imwe forte uzaririmba cyane. Haze noneho n'indi bita F ebyiri, double F cyangwa se fortissimo. Fortissimo uzaririmba cyane kurushaho. Ni nabyo biri hangaha. Ubwo hano ni ibisobanuro byabyo, ariko nyine wowe ku ndirimbo uzasanga ari ibingibi. Ntabwo ari byo gusa, ni byinshi ibimenyetso. Hari iyo bita hano twari tugeze kuri fortissimo. Hari noneho iyo bita dolce, hari iyo bita crescendo, hari iyo bita decrescendo, ni gutyo ziba zanditse. Hakaba iyo bita diminuendo. Ni nyinshi, ariko ntawe turi buzivuge zose. Reka twe tuvuge guhera ahangaha: piano, pianissimo, mezzo forte, forte na fortissimo. Nizo zikunda cyane inshuro nyinshi gukoreshwa. Turaje duhita tureba no ku myitozo icyo bivugwaho. Nkuko twari tumaze kubivuga, no kuvuga ngo izi ni exercice sur les nuances et les mouvements.
ariko twebwe reka nzi dufate kuri nuance twari tumaze kubona exercice za nuance muvoma turaje tuzirebe mu kanya. Twabonye yuko hari iyo bita pa imwe pa imwe ni piano. Twabavuganye yuko iyo uyigezeho uririmba buhoro. Hano hari iyo bita forte cyangwa se F imwe, twumvikanye yuko iyo ugeze hano uririmba cyane. Hano hari iyo bita FF cyangwa se double F, F ebyiri bivuga fortissimo, icyo gihe uririmba cyane kurusha ahangaha. Ubwo iyi ngiyi twari twayibonye. Hakaba n'iyi ngiyi bita MF cyangwa se mezzo forte, iyi ngiyi uririmba mu buryo buringaniye ijwi. Iyindi ni izi ngizi pa ebyiri ziri kumwe bita pianissimo, noneho ivuga kuririmba gahoro cyane. Reka turebe imyitozo mitoya mikeya kuri izi ngizi nuance. Kuri nuance hano, hanyuma tubone kureba muvoma. Hano kuri no myitozo turatangira turirimba piano cyangwa se buhoro nkuko irimo itutegeka. Ubwo igipimo turagumana icyo dufite. Igipimo icyo bagwaye kiba ari icyo. Niba ari 3 kuri 4 ni 3 kuri 4 nyine ta murabyibuka. Mbibutse ko hano ntaho turi kwiga gusoma amanota, ahubwo turimo kwiga ibimenyetso iyo bihasanze ku manota. Ku muntu usanzwe uzi kuyasoma abigenza gute? Bo bivuze ngo hano no ku muntu usanzwe uzi gutera igipimo. Ariko wenda mbibibukijeho gato no ku igipimo cya 3 kuri 4 haba harimo noir eshatu, imwe ebyiri. Ubu iyi ngiyi ni ya 3 kuko iyi ngiyi koroshe ebyiri ziba zingana na noir. Ushobora gushyiramo na branche imwe ukongeraho na noir imwe, cyangwa se ugashyiramo nka branche idomye nka hano, kuko branche imwe ubwo ni noir ebyiri, kano kadomo kangana na noir kubera ko gakurikiye branche. Nababwiye yuko buri gihe akadomo kaba kanganya agaciro n'inota gakurikiye, kaba kanganya agaciro na kimwe cya kabiri cy'inota gakurikiye. Ubwo hano turavuga, dutangire tuvuga gahoro, tuvuge ngo do 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 so do do re mi re do si la so fa fa mi re do mi re do. Ndumva byumvikanye. Hano tuvuze gahoro, aha twongera ijwi tuvuga cyane, hano tuvuga cyane kurushaho. Ka turebe none n'umwitozo wa kabiri. So so ra ra do ra so do do so mi mi do fa fa mi re do mi re do. Ni ikibazo gusa cyo kumenya aho uragabanya ni hehe, aho wongera ni hehe. Hano uravuga buhoro, hano uvuge uringanije, hano uvuge cyane, hano uvuge cyane kurushaho. Impamvu dusoreje hano kandi umwitozo ugikomeje nuko twari tugeze mu byo bita re muvoma, kandi muvoma tutazibonye kandi nazo turaje tuzirebe. Ikindi nuko niba tuvuge hano baguhaye piano no rugero, ubwo uzayikoresha kugeza igihe bazaguhindurira. Ntago ruvuga ngo urayikoresha ngo wenda ngo gatoya ngo hiturekera hoya. Niba ari kuvuga buhoro hano uravuga buhoro mpaka ubonye ikimenyetso kibihindura. Icyo nacyo nukibona ugikoresha mpaka ugeze ku kindi, cyangwa se wenda n'indirimbo inarangiye nta kindi ubonye ubwo ugikora kwa kundi bakubwiye. Reka no turebe ku bindi bita remuvoma. Twari tumaze kureba hano renuance. Muvoma noneho zo ni ikirero, ni uburyo n'umuvuduko w'indirimbo, kuyihuta, kugenda gahoro cyangwa se kugenda uringanije. Reka tubaze turebe ibimenyetso byazo ni ibihe uzasanga ku ndirimbo. Ku bijyanye na muvoma naho habamo intuza nyinshi, habamo ibimenyetso byinshi. Turebe urugero, wenda hano urabona ko banditse largo, hari grave, hari lento, hari larghetto, hakaba adagio, ni byinshi. Hari andante, adantino, moderato, allegretto, hano hari allegro, vivace, presto, pretissimo. Ni ibimenyetso byinshi.
ariko natwe tugiye hano nabyo kubera ko tutabikora ngo tubirangize muri iri somo ryonyine, reka dufate bike bikunda gukoreshwa noneho mbereke uburyo bikora. Urugero noneho reka dufate kuri no myitozo twari turiho ya nuance na mouvement. Turafata aho twari tugeze kuyo bita allegro. Iyo uhasanze ku ndirimbo hariho iri jambo allegro, biba bisobanuye ko ugiye kwihuta. Umuvuduko wari kugenderaho urahinduka, wari kugenda wenda bisanzwe n'urugero, kuko hari no bita moderato. Moderato no kugenda witonze biringaniye. Iyi nago ni nayivuzeho. Ubwo rero none tuvuye kuri moderato duhise twihuta tugiye kugera kuyo bita allegro. Ubwo urahita uwongera umuvuduko, urahita ukomeza nubona ikimenyetso kimeze gutya bita vivace. Vivace bizaba bisobanuye ko ugiye kwihuta kurushaho, noneho ni umuvuduko uri hejuru y'uyu nguyu wari ukoresheje ahangaha. Tuvuga urugero, niba hano twari turi gukoresha bisanzwe nkuko twabikoze mu kanya, reka noneho hano turebe uko twavuga kuri allegro. Urabanza usoma amanota kuko uba ugomba kuyametiriza, kuko biba bigiye gusaba kwihuta, nta mwanya wo kuyatekerezaho uba ufite. Do si la si do re fa fa ra do si la so. Umere nk'uwihutamo noneho do si la si do re fa fa ra do si la so. Urumva ko dukongeye umuvuduko, ariko nitugera hano tuzawongera kurushaho. Urabanza uyarebe neza, none wangitse uyasome do so do do re mi do so mi so 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 do. Do so do do re mi do so mi so 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 do. Fa mi re do si re do, so ra si re mi re do si. Ariko dushaka twagurukira hano kuri re. Nuvuga ngo aya manota ya vivace uzasoma ngo do so do do re mi do so mi so 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 do, fa mi re do si re do, so ra si re mi re do si, mi re do si. Ariko iyi si iba yageze mu kindi gice nanone, akanga ntaho twakabonye bakita rare. Hano bango se do bisone ko ahangaha ugenda gake cyane witonze. Ibi bikunda gukoreshwa nko mu gusoza indirimbo cyangwa se nanone no hagati mu ndirimbo birashoboka, ariko nyine ugenda gahoro witonze, gusa igipimo cyo kikagumaho. Akandi kamenyetso nabereka kugira ngo tuvire hano kuri muvoma rimwe ni kano bita largo. Largo nako ushobora kukavuga ugenze gahoro. Na ego nako kajya kumera nka ya rare twavugaga ariyo iyi ngiyi. Uzavuga so mi do si do re do. Hano ni igipimo cya kabiri kuri kane, urabona ko byahindutse. Urabona ko hagiye harimo ntware ebyiri, na hano ni nka ntware ebyiri, kuko iyi ngiyi ni ntware imwe, iyi ngiyi ikaba ntware ya kabiri. Niyo mpamvu rero uravuga ngo so mi do si, so mi do si do re do. Ni allegro nyine na largo. Ikindi kimenyetso twari twabonye ni iki bita adagio. Adagio rwose naho ugenda witonze. Hakaza naho presto. Presto yo nayo urihuta, ijya kumera nka allegro. Ubwo wenda kuri bino bimenyetso bya muvoma ni iki naba nacyo mbabwiye. Ubwo umuntu uzajya abona ibi bimenyetso, tuvuge moderato, akabona allegro, akabona vivace n'ibindi bitandukanye twarebye, ubwo ugiye kuzagera ntumenya ngo ese hano bashatse kuvuga iki. Ubwo tumenye tutandukanye, kandi muvoma tuzitandukanye na nuance. Nuance yo no kumenya uburyo wongera ijwi cyangwa urigabanye. Mu gihe muvoma yari ukumenya uburyo ki wihuta cyangwa se ukagenda ku muvuduko uringaniye. Ubwo tuvuye kuri muvoma na nuance, reka tugere noneho hano kubyo bita les signes divers, nizo turimo n'ubundi ni ibimenyetso bitandukanye. Hano tugiye kureba utumenyetso tubiri, harako bita le courre, hakaba nakandi bita la liaison. Tujya gusa umuntu atabyitayeho neza. Liaison
ni kano kahese gutya, murakabona kagiye kihese, ariko na kure nako niko kameze, nako kagiye kihese. Ntugire ngo nuko wenda ngo liaison ngo ireba hasi ngo cyangwa kuri kareba hejuru, oya, ushobora kuturebesha aho ushaka, ntago ari cyo cyambere kidutandukanye. Ahantu liaison itandukanye na kure ni hehe sasa? Nuvuga ngo liaison ihuza amanota asa, ishobora gufata soro ukongera ukayihuza na soro, yego. Ariko kure yo ushobora gufata soro ukayihuza n'andi manota adasa. Urabona ko hano yasoreje kuri do, iyo ni kure. Zitandukanye muri ubwo buryo. Noneho n'icyo ziba zikora nacyo ntabwo ari kimwe. Iyo ugeze kuri liaison baba bakubwiye ngo uravuga ari nota, ariko kubera ko bashyizeho liaison iri ngiri ntabwo urisoma. Gusa nanone iri ngiri biravuze ngo uraburitindeho ku buryo rwose n'uyu mwanya urangire. Urugero, murabona ko iyi ngiyi ari soro, reka tuberebe ukuntu wayisoma iriho liaison. Noneho tunabitandukanye uko wayisoma itariho liaison. Reka turebe so iriho liaison niko wayisoma so. Urikumva turi kuvuga ino soro ari imwe, ariko tukamara n'uyu mwanya nawo tukawumara, gusa tukivuga iyi ngiyi imwe, ariko n'uyu nguyu tukawurangiza. Niko liaison imera. Ariko liaison idahari wavuga ngo iki? Wenda tuvuge iyi liaison uyikuyemo ugasigara ni soro n'iyi ngiyi, wasoma ngo so ukazisoma zombi kandi zikamara umwanya wazo ibihe bibiri. So ni igihe ino liaison yaba idahari, ariko kubera ko ihari turimo kuvuga ngo so. Ubwo itandukaniro nizere ko ryumvikanye. Reka turebe naho kure, aya manota ya kure. Turebe umwitozo wenda hano urimo kure, ni urugero uyu nguyu. Wowe nujya gusoma aya manota uzayasoma yose, ntago ari nka liaison usoma inota rimwe, oya. Aya manota wowe uzayasoma yose, ahubwo ino kure ibivuze ngo ntabwo ari umwanya wo kuhumeka no kumira umwuka. Kwa kundi nyine ugenda uceceka moya, uragenda aya manota yose yasoma yakurikiranyije udahumeka, utamira umwuka. Niyo mpamvu bashyizeho ino kure. Reka tugerageze kuyavugaho wumve. Ikindi, ubwo murabona ko turi muri mezire ya 2 kuri 4. Niba hano ubonye ko ibipimo bituzuye ukora iki? Murabizi ko mezire ya 2 kuri 4 hano hagomba kuba harimo ntwari zingahe? Ebyiri, nkuko hano zihari. Ubu iyi ni ntwari imwe, kubera ko ari koroshe ebyiri zingana na ntwari imwe, na hano hakabamo indi ntwari imwe ifite koroshe ebyiri. Murabizi ko mu gipimo cya 2 kuri 4 kugira ngo umanure kano karongo, akangaka bita barre de mesure cyangwa se insoza gipimo, bigomba gusaba ko ufitemo branche imwe, kubera ko branche imwe ingana na ntwari ebyiri, cyangwa se ukaba ufitemo ntwari ebyiri nyine, cyangwa se nanone ukaba ufitemo koroshe enye nkuko hano bimeze. Ariko niba usanze hano hari imwe, bisobanuye ko igipimo ubwo ngubwo ntago kiba cyuzuye, kandi babyita mesure incomplete. Bibaho icyo gihe utera bucece ibiburaho ukaza kuvuga ibihari. Ibiburaho ni ibihe? Hano haraburaho ntwari imwe na koroshe, kuko koroshe yindi irahari. Ubwo ushatse watera ngo ta ucecetse, ugahita uzamu kuvuga ino soro, ugakomeza bisanzwe. Ubwo aya manota ya kure rero ariho kure tugiye kuyasoma gute? Turatera ta so do si do re mi re mi do re si do ra so do re do. Ushatse wakomeza kugira ngo mbereke ukuntu hano aya ngayo yasoma utagombye kumira umwuka no guhumeka. So do si do re mi do re si do ra so do re do. Ugakomeza. Ubwo twari turimo kwita cyane kuri ino kure. Ntabwo icy'ingenzi ari gusoma ukwiga uko abasoma amanota, ni kugira ngo twihutishe ibi bimenyetso. Hari igihe uba uri kuririmba indirimbo ukabona aka kamenyetso biba bisobanuye yuko indirimbo ari aho ngaho igomba gusorezwa.
hari igihe uba uri kuririmba indirimbo ukabona kano kamenyetso kameze nka S irimo agakoni kaberamye iriho n'utudomo tubiri. Iki gihe bagusobanurira bakubwiye ngo shaka ahandi kari usubire gutangirirayo nanone. Ugera ahangaha ugahita usubira ahandi kari ukahahera. Nicyo biba bisobanuye. Hari igihe nanone ushobora gusanga hari ubwo n'utu tumenyetso natwo tubaho, utu tudomo tubiri baba bakubwiye ngo subira ahandi turi, urahashaka ugasubirayo. Muri kuhabona ubwo nahangaha niho uhita usubira. Noneho iyo ugarutse ntago wongera ngo ukomereza ngo wongere uhahere. Biba bisobanuye ko kano hariho kano kantu kameze gutya rimwe A, ubwo nugaruka ntago urongera kuvuga ahangaha ubwo urahita usimbuka uhera ahangaha. Nicyo tuno tumenyetso tuba tuvuze. Okay, nizere ko byumvikanye. No kuvuga ngo wowe nugera hano hari utudomo tubiri gutya uzasubira inyuma ushaka ahandi turi uhereye. Ubwo wenda uhera hano urugero niba ariho turi, ubwo wongera uvuga aya manota. Nugera hano usimbuke kano ufate akangaka. Ubwo mu gusoza uzasoreza aho uzasanga akangaka nkuko nabibabwiye. Hari n'akangaka sasa, kano nako aka kantu kameze gutya nako kameze gafite agaciro kajya kumera nk'akangaka. Nako no kuhagera ugasubira ahandi kano. Uvuga ngo niba ugasanze aha bizaba bisobanuye ko uzasubira gutangirira ahangaha, ukaza kubona gusoza indirimbo ukayisoreza kuri fe ahangaha. Ubwo nuvuga ngo hano ntuhagaruka. Mu ndirimbo bikunda kubaho mu makopi y'indirimbo muzabibona. Reka noneho dusoreze ku tundi tumenyetso natwo dukunda gukoreshwa bita le staccato e portato. Two noneho tuba tumeze dute uzatubona. Hari utwo ushobora gusanga ni utungutu ahanini. Iki gihe iyo usanze badushyizeho bagahuza uno murongo ariko wita kuri tuno tudomo, baba bavuze ngo ugende noneho ukata amanota. Ubwo noneho hano ni nko kuvuga ngo tan 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 tan, sibyo? Le do si la so fa mi so do, le do si la so, ugenda ukata. Le do si la so fa mi so do, le do si la so fa mi so do. Nugukata gusa nta kindi. Staccato nizo zose nizi ngizi n'ingine ni kimwe. Hano ushobora kuvuga ngo do re mi fa so la si do do. Do re mi fa so la si do do. Tan 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 tan. Do re mi fa so la si do do. Nukugenda gusa buri nota usa naho urikata. Iby'ingenzi ni ibyo. Susi nabashimira. Umuziki bisaba kugenda ushyiramo kwihangana ukawega gahoro gahoro. Ntabwo ari kurara ubumenyi byose ngo urarubimenye. Rwose umuziki aba ibintu byinshi, ariko nibuze ibi ngibi ubonye aba ari byiza ko ubimenye. Ubutaha uzagenda wongeraho n'ibindi. Nuko ngo umuntu mu muziki agenda atera imbere. Ndabashimira mwese uburyo tubasha kubana. Usige ukanze like, usige unampaye comment aho biri ngombwa niba aricyo wifuza kumbwira. Kandi rwose nizere ko nawe wamaze gukora subscribe kugira ngo ninkora n'andi masomo ubutaha ubashe kuyabona. Ni no kunshyigikira kugira ngo nanjye nizere yuko mba ndi kumwe namwe, ibyo nkora bibanyura mubasha kubyumva. Hari abantu baba babikurikiye. Ndabashimiye cyane rero. Iyi channel yitwa Ndabakunda TV. Naho ubutaha turi kureba amasomo akurikiyeho.